ubumwe bw'abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Nshuti, nongeye kugusuza nkubwira ngo gira amahoro y'Imana, gubwa neza muri Kristo Yesu, kandi wowe ukurikirana umwe bwabera, imbaraga z'Imana zikomeze kukubaho, ibiguhiga Imana ibihige, ibikurwanya Imana ikomeze birwanye, kandi ibihiga umushumba uyoboye umwe bwabera Ministries nayo Imana ikomeze imurwanirire, ibimuhiga nawe Imana ibihige, kuko abaduhaye uyu mwanya Imana ikomeze kumuha umugisha, kuduha uyu mwanya kubwo kwiza kubiteka, ukomeze kumubaho mu izina rya Yesu. Nawe rero ukurikirana umwe bwabera, ukomeze kugubwa neza kandi ugira ishyaka n'umwete w'ibintu bijya ari byo byose byabera hano ku bumwe bwabera byiza. Imana iguha umugisha, ukuboko kwiza kubiteka ukomeze kuba kuri wowe. Ineza y'Imana yirukankane buri kintu cyose kiguhiga, kiguhiga nijoro, kiguhiga ku manywa, kiguhiga wakibonye icyo utabonye, Imana ikirukankane mu izina rya Yesu. Ndagira ngo rero nitishimire Sirasi ugarutse nje kubabwira ngo ubwiza bw'Imana bukomeze bukayangane kuri wowe, ukomeze gukayangana kuri wowe. Reka dusenge, maze muri uku gusenga dukomeze kumva icyo Umwami yakize ku mutima. Mana, turagushimiye kuri Imana ikomeye, uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Kristo w'i Nazareti wabambwe ugapfa ukazuka. Umuntu wese ukwizera Mwami, nicaye hano kugira ngo buri muntu wese unkurikiranye umwuzuza imbaraga, umwuzuza uburinzi, umwuzuza igitinyiro, kandi nanjye ibyo ugiye ukomeza kuma buri muntu wese uza kubyumva aze kukuramo imbaraga z'iminsi y'ejo hazaza, kandi yakira iby'agaciro, yakira ibyo kunesha no gutsindishirizwa. Turabigushimiye ko ugiye gukomeza kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, turakoze, amen. Nshuti y'umusaraba, nongeye kukubwira ngo Yesu akomeza kumpera umugisha kubwo gukurikirana ubumwe bw'abera. Yesu akomeza akuzuze, akugirire neza, aguhe ibyuzuye, ndetse anakurinde imbaraga zose zaguhiga ku manywa na nijoro, nk'uko nakomeje kugenda mbivuga. Yesu akurinde. Reka dusome mu Itangiriro ibice 28 umurongo wa 15, maze turusheho kugubwa neza muri Kristo Yesu, tumerewe neza. Aravuze ngo, Itangiriro ibice 28 umurongo wa 15, aravuze ngo dore ndi kumwe nawe, nzakurindiraho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntaye nakora ibyo nkubwiye. Reka nsubiremo. Aravuze ngo dore ndi kumwe nawe, nzakurindiraho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntaye nakora ibyo nkubwiye. Dushimiye Imana yamaze kumenya ibyawe, dushimiye Imana yamaze guhishurirwa, kubera ko niyo n'ubundi imenya byinshi igahishurirwa byinshi, yarangiza muri uko guhishurirwa ikabiduha kugira ngo natwe tubimenye. Dushimiye Imana y'ubwayo, inzira zayo igenda ikureberamo, mu uburyo igenda ikureba, uburyo igenda ikwitegereza, igenda imenya ibiguhiga n'ibiguteye ubwoba. Uyu ni Yakobo. Yakobo ubwo yagendaga mu nzira, Yakobo ngo agenda mu nzira araruha. Yakobo yabaye kwa Labani, ariko ntabwo nirwaho matinda, ariko ngo aragenda mu nzira araruha, ageraho anaryama ngo arasinzira, yisegura ibuye ngo arasinzira. Ngo muri uku gusinzira ngo ari mu kurota, ngabona urwego ruteye imbere ye ku butaka rugera hejuru ku ijuru. abona abamarayika bamanuka abandi bazamuka.
abamanukaga bari bazanye, abazamukaga bajyanaga ibyifuzo, amanuka bazanye ibisubizo, ariko yari yarushye. Kugira ngo yisegure ibuye asinzire nuko yari yarushye, urugendo yari yagenze rwari rwamubereye ikibazo, rwari rwamubereye yashobewe, yaguwe nabi, yamerewe nabi, araruha yisegura ibuye. Mu kurota kwe arota abona urwego, abona abamarayika bazamuka abandi bamanuka. Nagira ngo ubwire ngo mu nzira urimo, mu byo ucamo, mu byo unyuramo, byose biguteye kuruha. Nubwo biguteye kuruha, uwakuremye uwutumye ugeze amajye ngo ugihumeka, uguhaye umwuka ukaba ugihumeka, aracyakomeje kukumenya uko bwije uko bukeye. Niyo mpamvu mu kuruha kwawe, mu kugira agahinda kwawe, mu guhura n'ibibazo byawe, guhura n'ibibazo ufite byinshi, guhura n'intambara, uwakuremye avuze ijambo rikomeye ariryo dusomye, bivuze ngo ari kumwe nawe. Muri ibi bintu rero maze iminsi ucamo, muri aka gago maze iminsi ucamo, Yakobo ngo abona abamarayika bamanuka abandi bazamuka. Yari yasinziriye mu nzira, yari yasinziriye mu nzira. Nawe bigusinzirije birahari. Yari yasinziriye mu nzira. Nawe ibyakwatatse urabizi. Yari yasinziriye mu nzira. Nawe ibyakunanije urabizi. Yari yasinziriye mu nzira. Ibyaguteye ubwoba urabizi. Yari yasinziriye mu nzira. Ibyaguhamuye wumva uriyanze urabizi. Yari yasinziriye mu nzira. Ibyo ubona bigucanze nawe bituma ugenda usinzira uko bwije uko bukeye, ugasinzira mu bitekerezo, ugasinzira mu nama, ibintu byose nta kintu ucyakirana n'icyo kigeraho, kubera ko shitani hari igihe yagenda akatunyaga ibihe byiza mu mitima n'ibyiza twari dukwiye kuba dufite akabitunyaga. Ariko Yakobo kubera ko urugendo rwamubanye rurerure, agera aho arasinzira. Nawe hari ibyakubanye bire, hari urugendo rwakubanye rurerure, akazi kakubana karekare, abavandimwe bakubana barebare, mbese urugo rwakubana rurerure, n'ubundi rusanzwe ari rurerure. Ariko nagira ngo utangarize ngo nubwo ari birebire ukaba ugeze aho usinzira, hari amahirwe. Ugeze aho usinzirira hari amahirwe. Iyo usinziriye muri ayo mahirwe urarota, ukabona inzozi, ukabona urwego ruteye imbere yawe, urundi urugeze no kwijuru, ukabona abamarayika bamanuka, ukabona abandi bazamuka. Bisobanuye ngo mu gusinzira kwawe, kubera umuruho, kubera kunanirwa, ntago bibuza Imana gukora icyo Imana yavuze. Ntago biyibuza. Kena bonezara. Hari igihe usinziriye mu nzira uri mu kugendamo, ari abarozi babigizemo uruhare. Usinziriye mu nzira uri mu kugendamo, ari akazi ubona bagiye kukwirukana. Aho usinziriye mu nzira ari akazi wabuze. Usinziriye mu nzira utari wabona umwana. Usinziriye mu nzira usinziriye mu nzira. Ariko muri uko gusinzirira mu nzira hari ikintu Imana iba yateganyije cyo kuza kukwereka ko muri urwo rugendo ugifite ubuzima, muri urwo rugendo ugifite ubuzima, muri urwo rugendo Imana ikuzi, muri urwo rugendo Imana itagomba kukujugunya, muri urwo rugendo Imana igomba kukurwanirira, muri urwo rugendo ugasinzira nta mwana, ariko Imana kuba kwikureba ikaguheramo umwana. Muri urwo rugendo ugasinzira nta kazi, kuko Imana ikureba ikaguheramo akazi. Muri urwo rugendo mu kunanirwa kwawe ntabwo biteye Imana ubwoba, cyangwa byagutera ubwoba, ariko ntabwo byatera Imana ubwoba. Cyangwa hari abareba urugendo uri mu kugenda babona wasinziriye bakavuga ati ibyo twashakaga birabaye. Ariko ntabwo Imana byo bijya bitera ubwoba, kuze kirusha imbaraga ibiguhiga, kirusha imbaraga ibikurwanya. Niyo mpamvu Uwiteka ubwe yaravuze ngo abangenda bazi nabakizeho ikimenyetso. Hari ikimenyetso kiri kuri wowe, ikimenyetso ntawakigenzura, nta n'uwakirusha imbaraga ngo agikure ku buzima bwawe. Niyo mpamvu Yakobo yasinziriye, ariko asinzira ari mu mugambi w'Imana. Asinzira ari mu mugambi w'Imana. Nubwo abakurwanya mu kazi kawe, nubwo hari abakurwanya, ariko uri mu mugambi w'Imana wo gukurikirana ubumwe bw'abera. Mu rugo rwawe nubwo shitani yaguhagurukiye, ariko uri mu mugambi w'Imana wo gukurikira ubumwe bw'abera. Nubwo abana babona baguhagurukiye harimo ibindi byinshi byabayemo, ariko uri mu mugambi w'Imana, ntacyo uzaba. Nubwo rega mu bintu byose uri mu gukora, mu bintu uri mu kugerageza gukora bikanga, uri mu mugambi w'Imana. Kuba uri mu gucuruza ukabona shitani yahagurukije ibitero byo kugira ngo utunguka, ariko umenye ko uri mu mugambi w'Imana. Uyu mugambi w'Imana ntabwo
uzapfuba kubera ko mu gusinzira kwa cyangwa mu kuruha kwawe mu kunanirwa kwawe Imana igiye gutangamo igisubizo. Ni igisubizo kiguhesha ibyawe, ni igisubizo kikwinjiza mu murage w'ikimenyetso cy'ibyiza, ni igisubizo turimo mu mbaraga zikandagira amateka. Iki gisubizo rero mu kunanirwa, rega warananiwe, nubwo wananiwe nibyo koko, kandi wananiwe abantu barabibona, nubwo wananiwe abantu bakabibona, nubwo wacize intege abantu bakabibona, nubwo wagiye kumva wumva umeze nk'uyanze abantu bakabibona, ariko Kristo Yesu ubwo aracyafite umugambi mwiza wo kukurwanirira, akakubera igisubizo, akakubera inzira, akakubera ubuzima, akakubera ingabo igukingira, ndetse ugatambuka naho abantu bazi kuzasinzirira n'uwabyuke ugasinzira usinziriye. Himbazwa Yesu. Yakobo ngo arasinziriye, nawe warasinziriye. Hari ibyagusinzirije, hari ibintu byaguteye ubwoba, hari ibintu byakunanije, hari ibintu byaguhamuye, hari ibyo ureba nawe wabuze uburyo nta kuntu wabigenza. Ariko nayo ngo utangarize ngo muri uku gusinzira, muri uyu murugo wagize, muri aka kaga wagize, muri izi ngorane wagize, muri aka gahinda wagize, muri uku kwishaka ukibura, ukareba hepfo no haruguru ukibura, inyuma n'imbere ukibura. Yobu niwe wabivuze ngo arimo ndagushaka imbere n'inyuma, ibumoso n'iburyo nkakubura. Ariko ndagira ngo utangarize ngo muri uku gusinzira, muri uku kugira ibibazo bitandukanye ku buzima bwawe, ibyo wagiye ugira Imana yabibonye. Ikimara kubibona niyo mpamvu yantumye ngo nze nkubwire ngo wicika intege, wikwiheba, utinya. Ibyifuzo byawe Imana yamaze kubitegura, ugiye kubiboneramo umugisha, ugiye kubonamo umugisha ku buryo utazongera gusinzira. Hari ijambo ryanangaje. Yakobo akimara kumenya amakuru y'Imana yavuze ngo ahantu ntabwo nari nzi ko hari Imana koko. Rega hari igihe umara igihe uri mu bibazo ntumenye ko Imana uri kumwe nayo irimo gucingira umutekano hafi aho ngaho, kugira ngo nubivamo uzabone uko ushima, kugira ngo nubivamo uzabone uko uhimbaza, kugira ngo nubivamo uzabone uko uyivuga, kugira ngo nubivamo. Ndagira ngo utangarize ngo ibibazo mazemo igihe si ikibazo kuri wowe, kandi si n'ikibazo ku Mana, ahubwo abazi yuko ibibazo wabiguyemo cyangwa ubirimo bazi ko bizakwica. Ariko iyemeye kuba ugihumeka, niyo ivuganye nawe iravuze ngo dore ndi kumwe nawe, nzakurinda aho uzajya hose, nzakugarura muri iki gihugu, sinzagusiga nawe nakora ibyo nkubwiye. Iyo Imana ivuze ngo nzakugarura muri iki gihugu, igihugu kirimo, ahubwo ni igihugu cy'amasezerano. Uba waranyazwa amasezerano ya shitani baragiye kunyaga. Niyo Imana irimo kuvuga ngo nzakugarura muri iki gihugu, sinzagusiga nawe nakora ibyo nkubwiye. Igihugu rero wanyazwe cy'umugisha ku buzima bwawe, ugomba guhabwa umugisha, ugomba kwinjira mu mahirwe yawe y'umugisha, ukagubwa neza. Imana iri kumwe nawe. Tela moze monema shede kota uhimbazwa. Imana iri kumwe nawe. Ndi kumwe nawe, ariko ndatangaye iyo Imana ivuze ngo iri kumwe nawe, nuko ibireba ibikwiga bihari, nuko ibireba ibikurwanya bihari, nuko ibireba ibyaguhagurukiye bihari, ariko ntabwo Imana igira ubwayo, irihagije, ubwayo irishoboye. Niyo mpamvu mu kurema kwayo ntabwo yakuremye mu mpanuka, yakuremye umugambi wayo. Nubwo ibikwiga bihari, ariko ntabwo bizakunesha, kuko ukubereye maso ahari. Warananiwe nibyo koko, wacitse intege nibyo koko, ariko muri uko gucika intege ugasinzira, harimo abagiye basunika ikigeragezo barakigusunikiye. Hari uburwayi bwaguteye gusunikirwa ikigeragezo, abantu baraguta. Rega hari imirimo, ariko Mana turagushimiye ko wagiye ukora imirimo n'ibitangaza, ukigaragaza ukamwima kandi zihari. Uyu mwuka rero niyo Imana ishingiraho ikugirira neza. Uyu mwuka rero niyo Imana ishingiraho ikwimana. Uyu mwuka rero niyo Imana ishingiraho igushyigikira. Uyu mwuka rero niyo Imana ishingiraho igukura mu muruho umaranye igihe usinziriye, aho umaze igihe usinziriye urushye ubwoba, ufite ibibazo, ingorane. Ibyatumye uruwa, waba uri umukobwa ukaruha, waba uri umusore ukaruha, waba uri umugabo ukaruha, waba uri umubyeyi ukaruha, urugo rwakurushya, akazi kakurushya, abavandimwe bakurushya, aho utuye waharuhira, inshuti zakurushya. Ariko nagira ngo utangarize ngo mu kuruha kwawe, abakuruhije cyangwa ibikuruhije, nubwo bikwegereye, nubwo bigusatiriye, wihagarika umutima. Marayika w'Imana arimo aramanuka, arimo arazamura ibyifuzo byawe. Yabimenye yuko warushye. Muri uko kuruha rero Uwiteka yantumye ngo mubwire ngo wihagarika umutima, Uwiteka ari kumwe nawe.
azakurindira aho uzajya hose, kubera ko Uwiteka azi ko uzazenguruka ahantu hirya no hino ku isi, azi ko uzagenda, azi ko uzakomeza, yantumye mubwire ngo azakurindira aho uzajya hose. Mu rugo rwawe azakurinda, mu bana bawe azakurinda, mu nshuti zawe azakurinda, mu kazi kawe azakurinda, wa mukobwa we azakurinda, wa musore we azakurinda, wa mubyeyi we azakurinda, wa mugabo we azakurinda. Nubwo ibiguhiga bihari, nubwo ibyatubuza amahoro bihari, ibyatuma usinzira byo birahari, ariko Uwiteka yambwiye ngo afashe umwanzuro wo kukurinda ku manywa na nijoro, kuko Uwiteka agufiteho umugambi mugari kuri wowe, kuko wamwizeye. Muri bizinesi yawe azakurinda, utwaye imodoka azakurinda, uri kumwe n'abana azakurinda, ugiye kubyara azakurinda, mu rugo rwawe azakurinda, mu nzira zose uzacamo azakurinda. Niyo mpamvu uvuze ngo dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, sinzagusiga nari nakora ibyo mubwiye. Mu kukurinda aravuze ngo akurinza kugarura mu gihugu cy'iki cy'amasezerano. Amasezerano rero kandi aravuze ngo aya masezerano ntabwo azagusiga amasezerano atari yasohora. Mu mbaraga urwana nazo, mu biguhiga, mu mbaraga zikurwanya, mu mbaraga zaguhagurukira, mu mbaraga zaguteza agaciro, mu mbaraga zakunyaga amasezerano, kuko imbaraga zikurwanirira zirusha imbaraga izikurwanya. Kandi ukuboko kwiza k'Uwiteka kujya kuremerera mu ruhande rumwe, kujya kuremerera imbaraga zikuremereye, maze mu rundi ruhande ukakubera ubuzima bwo kwakira ibyaha. Niyo mpamvu nkubwiye ngo nonaha Yakobo arananirwa, ariko Imana ntabwo yigeze inanirwa ku cy'Imana yari yaravuze. Murabizi yuko uyu Yakobo, ushime Yesu, ushime Yakobo yavukana na Esawu, ariko ngo muri uku kunanirwa kwa Yakobo, ananirwa ari mu kugaruka, ananirwa ari mu kugenda, ananirwa ari mu rugendo. Nubwo yananiwe icy'Imana yari yaravuze kuri we cyagombaga kumukurikirana mpaka. Ariko Yakobo yigeze ku ntangaza, yigeze gukirana na marayika, barakirana, ageze ku kirwa cyitwa Yakobo, barakirana. Marayika aramubwira ati wandekwe wa mugabo. Yakobo aramubwira ati sinkure ko utamaye umugisha, ntabwo nakore ko utamaye umugisha. Nayo ngutangarize ngo kwizera kwa kugomba kukuzanira igitangaza, kuko uwo wizeye ni utanga umugisha, uwo wizeye ni urema ibitangaza, uwo wizeye ni ukwimana, uwo wizeye ni ugushyigikira, uwo wizeye ni ukurwanira, ni Kristo Yesu w'i Nazareti. Yakobo aramubwira ati sinkure ko utamaye umugisha. Marayika ngo barakirana, burinda bunabakera. Ariko Yakobo aravuga ati umva, ntabwo nanjye n'umutsi w'inyonga yita ko nushaka uwuce, ariko sinkurekura. Bisobanuye ngo Yakobo yari yakomeje avuga ati nanjye nkeneye umugisha, ndagira ngo mu gusenga kwawe, mu kwinginga Imana kwawe, mu gutaka kwawe, ndagira ngo ubwire ngo Imana yo mu ijuru ishoboye byose yambwiye mubwire ngo wowe ukurikirana ubumwe bw'abera, wowe ukurikirana nimba wa musore wowe ukurikirana ubumwe bw'abera, wa mukobwa wowe ukurikirana ubumwe bw'abera, wa mubyeyi ukurikirana ubumwe bw'abera, wa mugabo ukurikirana ubumwe bw'abera, kandi wowe uba ukurikirana ubumwe bw'abera, uhereze n'abandi, ukore comment, ukore share, uhereze n'abandi nabo barushaho kuvugana, wowe ukurikirana. Yambwiye ngo mubwire ngo igihe kirageze k'Uwiteka ibyo yavuganye nawe agiye kubisohoza. Niyo bavuze ngo dore ari kumwe nawe, azakurinda aho uzajya hose, kandi ntabwo azagusiga, azanakugura mu gihugu cy'amasezerano, uyinjiremo, uyicaremo, ugubwe neza, umererwe neza. Naho imbaraga ziguhiga zishaka gusinzira mu nzira, zishaka kuruwa, zishaka kutagubwa neza, zishaka kudatera imbere, zishaka udakomeza urugendo urimo, zitarushaka, ntabwo Imana izabizemera, kuko ubwayo ifite umugambi mwiza wo kukugirira neza. Niyo mpamvu ijambo rivuze ngo ntabwo izemera yuko abadayimoni bagufata uko bashaka, kandi yavuze ko iri kumwe nawe. Ntabwo izemera yuko bakunyaga ibyawe, kandi yavuze ko iri kumwe nawe. Ntabwo izemera yuko usinzirira mu nzira, kandi yavuze ko iri kumwe nawe. Kuba iri kumwe nawe rero, hari imbaraga zatumye uba, hari imbaraga zatumye ucika intege, hari imbaraga zatumye utabyara, hari imbaraga zatumye umvuguwe nawe, hari imbaraga ziguhigira mu kazi, aho ucururiza hari imbaraga zihaguhigira, aho ukorera mu rugo rwawe hari imbaraga zihaguhigira. Izo mbaraga aho zaturutse zica, ni ugomba kuduhamagara kugira ngo dufunge izo nzira zose zaho zaciye,
cyangwa ugahamagara n'undi mushumba wumva wizeye wumva ukunze mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ariko icyo nagira ngo mubwire uhamagaye revera mushumba cyangwa ukamamagara nayo gutangarize ngo izo nzira zaciyemo abo badayimoni binjira bakunyaga baguteza gusinzira no kuruha no kugubwa nabi. Abo tugomba gusenga tugafunga izo nzira, baguteza uburwayi, baguteza ibigomba, baguteza kunyagwa ibyo wari ufite by'agaciro warabinyazwe. Ariko nanyamubwira ngo Imana igaruye ibyawe, kubera ko iyo ivuze ngo ikugaruye mu gihugu nuko hari ibintu waranyazwe, hari ibintu wanyazwe mu mwuka, hari ibintu wanyazwe ku buzima bwawe, hari ibyo wanyazwe by'agaciro, hari iby'agaciro wari warateguriwe mu kubinyagwa rero kwawe. Mana yantumye ngo igushurire ibintu by'agaciro, ariko mu kubigusubiza aho shitani yacisha imbaraga ze aguhiga, niwo tugomba gufunga izo mbaraga, tugahafunga tugahadanangira, maze ubundi abo badayimoni ntibongere kubona aho baca bakunyaga ibyawe. Tika bene so benema warasinziriye n'ibyo, wowe n'ibibazo n'ibyo, wowe n'izo ntambara aho baciye ndashaka ko tuhafunga, aho baciye ndashaka ko mbese ku buryo hataboneka imyenge. Dayimoni barashaka gusenya urugo rwawe, dayimoni barashaka gukura ku kazi, dayimoni barashaka kwangisha abantu, dayimoni barashaka kwangisha abaturanyi n'abavandimwe n'igihugu cya hoya. Ndagira ngo ubwire ngo umudayimoni wese inzira zose yaciyemo ahaguruka aza kuguhiga, ntabwo agufite umugambi wo gutuma uwo mugambi agufite, ntabwo uzakugiraho ububasha, kuko twebwe twamaze kwinjira mu kirere cyo gutegeka izi mbaraga zo kuzibwira ngo zive mu nzira. Ntabwo dushaka kuruhira mu nzira, kuko umwami dufite umugambi wo kuvuga ngo nimuhumure ndi kumwe namwe, nzabakomeza nzabashyigikira. Imbaraga ziturinze zimwe isezerano ry'Imana ivuganye nawe rivuze ngo dore ndi kumwe nawe. Ivuze ngo iri kumwe nawe, ntabwo yagusiga, ntabwo yakureka, ahubwo Imana nawe. Yagendanye na Yosefu igendana nawe, imwuza umugisha bamujugunya mu rwobo, bazi ko ari wagiye gupfira, nawe n'Imana irimo iramucisha mu mugambi w'Imana ishaka gusohoza, iramujyana. Ndagira ngo ubwire ngo Yakobo muri uku kurota kwe, muri uku kujugunya kujugunya ibintu hakurya, ageze ku kirwa cyitwa Boke agakirana na marayika avuga ati guhera uyu munsi nguhinduye umugisha, ntabwo ukizwe Yakobo kundi, uhindura izina ugomba kwitwa Isiraheli. Yakobo bibaye ubuzima, abonye izindi mbaraga, abonye ubundi butwara, aravuga ngo ahita avuga ati Uwiteka sinarinzi kuri nanga, ikubera yari yasinziriye, akangutsa we abona rwe mu gukanguka, atekereza ukuntu yarose, abona urwego ruteye hasi imbere ye rugera mu ijoro, abona abamarayika bazamuka abandi bamanuka, ngo arabitekereza, ngo amaze kubitekereza abonye urwego rwari ruri imbere, ngo akangutse, niho yumvise ijwi rituje rimubwira ngo dore ndi kumwe nawe, none Imana nawe ivuganye nawe. Nyuma Yakobo aravuga ngo 16 aravuga ngo ntabwo nari nzi ko hano hantu hari Imana, burya sinari nzi ko hari Imana. Kumwe bw'abera minisitiri ndagira ngo utangarize ngo iyo tubabwira turababwira Imana ikora, turababwira Imana ishoboye, turababwira Imana irema, turababwira Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Uwo ni Yesu Kristo w'i Nazareti ushoboye, usanga ukora ibintu bitandukanye n'ibyo umuntu yakora. Niyo yambukije Abisirayeli inyanja itukura, irayibambutsa barambuka, abanzi babo bari babakurikiye, naho Imana ihita ibarenzaho amazi, barapfa barashira, ariko bo barambuka. Niyo ngutangarize ngo iyi Imana iri kumwe nawe, uko igihugu yagusezeranyije cy'amasezerano uba ugomba kukigeramo, keretse iyo ugomeje. Ndagira ngo utangarize mu mbaraga zikurinze, zishingiye ku isezerano ry'Imana yavuze, rishingiye ku mwuka ugihumeka, rishingiye ku nzira urimo gucamo. Niyo mpamvu inzira urimo gucamo ni nyinshi, ariko nubwo ari nyinshi ntacyo zizagutwara. Nubwo inzira urimo gucamo ari nyinshi, kandi nubwo uri no gusinzirira mu nzira ntacyo uzaba. Nubwo urimo gusinzira muri iyo ntebe urimo ntacyo uzaba. Nubwo urimo gusinzira muri ako kazi wicaye muri iyo ntebe ntacyo uzaba. Ibyo unyuramo n'ibyo ucamo byose ntacyo uzaba. Imana ifunguye umugisha utavogera, Imana ifunguye umugisha utavogerwa, Imana ifunguye umugisha utavogerwa, Imana ifunguye umugisha utavogerwa. Mu gusinzira kwawe urimo urarota, mu gusinzira
gusinzira kwa urimo ararota abantu bazi yuko ugiye gupfa abantu bazi ko ugiye kumwara hari abari biteguye ko bazi ko ugiye kumwara ariko mu gusinzira ugiye kurota ubona ibisubizo byakira ubona wakira umwana ubona wakira ukora ubukwe ubona wakira akazi ubona wakira ibyangombwa ubona wakira amahirwe ubona wakira umugisha ubona wakira inzu ugiye kubaka iyi yakunaniye kubaka ubona uyirangiza ubona wakira gukira indwara wari ufite ubona wakira Uwiteka dewo sebone meni wigero semeni wigi shide do benefoza bone wigire masa shide do benefoza bone wa rawigini wigere ma ubona wakira dafashwe silasi ziko numvise imbaraga ziturutse mu ijuru kumeza zifite umurindi wo kuza guhindura ibyari bigushagaye yari guteye ubwoba nkumva nanjye nambaye imbaraga nari ngiye guhaguruka ngira ngo demose boreba none Yakobo Imana ivugana nayo ibintu bikomeye iramubwira ngo Yakobo we ndi kumwe nawe nzakurinda nzakwimana nzagukomeza nzakugira neza nzaguhagarara imubwira aya magambo ariyo twasomye bango umva ko Yakobo yari amaze gukora akazi gakomeye umuntu ukirana na marayika gukirana na marayika kwa Yakobo niko kwizera kwawe gukirana na marayika kwa Yakobo niko kwizera Imana bituma Imana ikurema Yakobo ngo Imana imubwira ijambo rikomeye iramubwira ngo Yakobo we umva ndi kumwe nawe nzakwima ni we Yakobo aho ukorera muri ibyo bitaro ni wowe Yakobo muri ako kazi urimo ni wowe Yakobo muri urwo rugo urimo ni wowe Yakobo mu bucuruzi urimo ni we Yakobo ni we Imana ivuganye nawe iravuze ngo muri ako kazi mu buyobozi ubwo aribwo bwose urimo ni wowe Imana ivuganye iravuze ngo izakurinda kurinze gufungwa imyaka 3 Imana irabikurinze iri kumwe na ikurinze kurwara uburwayi bukomeye bwari bugiye gutuma mu bitaro ni wowe dore ni wowe Imana irabikurinze dore iri kumwe na ikurinze gupfusha yigisha y'urupfu dore Imana iri kumwe na eno banasikita Imana irwigije Imana iri kumwe na ikurinze kubura akazi Imana iri kumwe nawe ikurinze kwiga ntubone diplome Imana iri kumwe nawe ikurinze kuvanwa ku kazi kandi wari ugafite Imana iri kumwe nawe wewe wari ugafite wowe utari ugafite Imana yo mu ijuru dore iri kumwe nawe iguhaye akazi kuko warize dore Imana iri kumwe nawe Imana iguhaye umwana kuko wamusabye Imana kandi yarakuremye kugira ngo nawe uzabyara Imana iguhaye umwana kubera ko iri kumwe nawe washaka gukora ubukwe dore Imana iri kumwe nawe Imana yo mu ijuru igukoreye ubukwe kubera ko Imana iri kumwe nawe wacuruzaga ukaba urimo guhomba ibintu birahindutse dore Imana iri kumwe nawe iguhaye gucuruza ukunguka mu izina rya Yesu mu gihe umaze ubona bizarana Imana irambwiye ngo mubwire ngo iri kumwe nawe kubera yuko mu nzira wacagamo yari imaze kukubana ndende wari utangiye gusinzira wari utangiye gukata izindi nzira wari utangiye kwiheba wari utangiye kujya kure y'Imana kandi uri umukobwa mwiza kandi uri umubyeyi mwiza kandi uri umusore mwiza kandi uri umugabo mwiza byari bimaze kugucanga ariko Imana iramwe ngo ko iri kumwe nawe irabicanguye byose ibishyize ku murongo wa mukobwa iri kumwe nawe wa musore iri kumwe nawe mu buzima bwawe bwose urimo iri kumwe nawe wa mubyeyi we nawe wa mugabo iri kumwe nawe ndimo ndareba umubyeyi urugo rwe hitanira ngo byaye bitero ariko Imana iramwe ngo iri kumwe nawe ntabwo urugo rwawe rugisenyutse biri weekend noze monema umugabo yari yamaze kugusezera yakubwiye yuko rwose ntabwo muzakomeza kubana ariko Imana yamwe ngiri kumwe nawe mu gihe umaze nawe umaze iminsi ukora ariko naka mu kazi kawe amafaranga ubona nubone nicyo yakoresha ukabona cye mu myanya y'intoki ariko Imana yamwe ngiri kumwe nawe Imana ikoze ibintu bikomeye ikuye inyatsi ku buzima bwawe Imana iri kumwe nawe eno banaside gode monema Imana iri kumwe nawe Imana imubwira Yakobo ni wowe Imana iravuze ngo iri kumwe nawe ku manywa izakurinda nijoro izakurinda uryamye izakurinda ugenda izakurinda utwaye imodoka izakurinda wasuye abantu izakurinda uri mu
ishuri izakurinda, uri mu kazi izakurinda, mu bintu byose uzakurimo izakurinda, kubera ko iri kumwe nawe. Numvise ijwi rimbwira ngo ubwire ngo mu nzira urimo kugendamo, mu byo uri gucamo, ntuhagarike umutima, ntiwihebe, ntujye kure y'Imana. Dore Imana iri kumwe nawe, irambwira ngo ikubatse, irakubatse, urubakitse. Uko ibyagushenye byabaye byinshi, ibyaguteza agaciro byabaye byinshi, ariko Imana yongeye kubana nawe bundi bushya, ibanye nawe ku manywa na nijoro. Dore ikurinze indwara z'ibyorezo. Imana iri kumwe nawe. Imana yo mu ijuru yongeye kugutera ibyo. Ani wigenema mbonye marayika w'Imana onezomenema agutera urushinge, nabwira ngo Uwiteka arakuvuye iyi ndwara yananiranye, warivuje hose biranga, ariko Uwiteka arakuvuye iyi ndwara. Watanze amafaranga, wagiye hanze, warazengurutse hirya no hino mu bitaro bikomeye ku isi, ariko iyi ndwara yarananiranye. Mbonye marayika agutera urushinge, ndabwirwa ngo Uwiteka agukije indwara. Imana iri kumwe nawe, ariko inzira zaciyemo ziza kubahiga, ziza kukurwanya. Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru iduhaye ubutwari, iduhaye n'ubuntu, iduhaye n'igitinyiro, kugira ngo duhagarare mu ihame ryo gukandagira amateka, tumenagurize imbaraga, dufunge imiryango zaciyemo ziza kuguha. Imana iri kumwe nawe. Wowe umaze igihe usaba umwana, Imana irabisembeye, iravuze ngo uyu mwana namuguhaye kuko wamusabye. Umaze igihe usaba akazi, Imana irabisembeye, Imana iravuze ngo umaze igihe usaba akazi, iravuze ngo iguhaye akazi keza. Umaze igihe uri mu guhanga Mana mu rugo, Imana iguhaye urugo rwiza, ukoze ubukwe. Umaze igihe dekote monema, wowe wari umaze igihe urota inzozi mbi, warahamutse. Imana iravuze ngo igukuye izi inzozi z'abadayimoni. Wowe wari umaze igihe ondi wigenema, byaragucanze, warabonye amafaranga, urangije ubona aragucitse, wari wayatse ari inguzanyo. Imana iravuze ngo iri kumwe nawe. Imana yo mu ijuru iravuze ngo iri kumwe nawe. Nawe rero ndabwiye ngo wanzwe n'imiryango n'inshuti n'abavandimwe, Imana iravuze ngo iri kumwe nawe. Nawe wa mukobwa we, dore wa mukobwa we, dore shitani yarakobye bitero. Uwiteka aravuze ngo agukuye icyangiro. Wa musore we, Uwiteka gushimira n'ubutsinzi. Uwiteka niko avuze, aravuze ngo kandi dore yubatse ingo zari ziri mu gusenyuka, uko Imana iri kumwe n'ingo. Imana irazubatse, Imana irazubatse, Imana yubatse ingo zanyu, Imana irabadwaniriye, Imana irabashyigikiye. Ariko ahantu byaciye ziza kugira ngo shitani zisenye, ndagira ngo mbabwire ngo mugomba kuduhamagara kugira ngo dufunge izi nzira zose shitani yacishijemo, abateza izi ngorane, abateza aka kaga. Reka dusenge. Mana turagushimiye, uri Imana ikomeye, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri nyiribihe, uri mahoro yacu, uri ibyishimo byacu. Ndasenze mwinginga ngo kora ibidasanzwe, ndasenze mwinginga ngo itopene mozeba, imbaraga zifata ibyaha, imbaraga zinaniza, imbaraga ziteza agaciro, nzirukanye ku mukobwa, nzirukanye ku musore, nzirukanye ku mugabo, nzirukanye ku mubyeyi, ndazirukanye mu ngo, ndazirukanye mu bana, ndazirukanye mu gihugu, ndazirukanye ku isi yose, ndazirukanye mu izina rya Yesu. Ibi bitero byose bya shitani bihagurukiye mu buryo bwose butandukanye, ndabifunze, ndabiziritse, ndabisirukanye mu mbaraga z'umwuka, mu mbaraga zinesha, mu mbaraga zitegeka. Kuko uvuganye natwe uravuze ngo uri kumwe natwe. Turabigushimiye kuri kumwe natwe, dukurure biduhiga mu izina ryawe Yesu Kristo, kuko uri kumwe natwe. Turinde, duhagarareho, dushyigikire mu izina ryawe Yesu Kristo. Turakoze, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, imbaraga z'Imana zibabeho, kandi igitinyiro cy'Imana kibabeho. Ndagira ngo mbifurize ngo ubwiza bw'Imana bukomeze kuba kuri wowe mu izina rya Yesu. Kora share, kora comment, uhereze n'abandi, kandi ndabakunda cyane. Njewe Tugushimire Sirasi, ndabakunda mu Rwanda, ndabakunda bajya no ku isi bakurikirana WIBWABERA, ndabakunda. Mugira amahoro y'Imana, ubwiza bw'Imana bubabeho, igitinyiro cy'Imana kibabeho. Ntabwo wari uzi ko hari Imana, ariko Imana iravuze ngo iguhe umugisha, Imana irakujurije, Imana iragukomeje, Imana ikugiriye neza, Imana ikoze ibidasanzwe. Witinya, wikuka umutima, Yesu arakuzi. Ngaho bye bye, ndagukunda. Gubwa neza mu Yesu. Amen, amen. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mu iyerekwa ry'umushumba Revera Ntambabazi Jean Baptista, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Ngubyara umwana wamubyarira mu mateka, ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.